Uwiteka Imana iti kandi nimukomeza kunyuranya nanjye mukanga kunyumvira nzongera kandi karindwi mbateze ibyago bihwanye n'ibyaha byanyu nzabatereza inyamaswa zo mu ishyamba zibanyage abana banyu zirimbure amatungo yanyu zibatubye inzira zanyu zisibe ibyo nibidatuma mwihana mukampindukirira ahubwo mugakomeza kunyuranya nanjye nuko nanjye nzanyuranya namwe kandi ubwanjye nzabakubita karindwi mbahora ibyaha byanyu. Nshuti mwene data nyemerera twumva aya magambo nanone aboneka mu ndirimbo nziza cyane 167 nyuma yo kumva aya magambo yabwa Abalewi mu gice cyaho cya 26 umurongo waho wa 21 kugeza 23. Mwabera b'umwami mwishimira ijambo rye niryo rufatiro rwo kwizera kwanyu dore yabahaye byose yababwiye byose ntacyo yabahishe ntitwabasha kongera kuri iryo jambo ryiza cyangwa kuritubya kuko ari ry'Imana. Nugera mu kaga Yesu yasezeranye ko azabana nawe akurengere amakuba yawe yose azakubera umugisha niyo azakweza rwose akuboneze ibigeragezo n'ibikugwa gitumo ubuntu bw'Imana buzaba buhagije ibirimi by'umuriro ntibigutinyishe bizakongora ibyaha usigara utunganye bizakongora ibyaha bikuboneze rwose unamba ku Mana ntizamuhemukira ntizamuharira umubisha na hato nubwo ingabo zose z'umwanzi zamusatira ntizamuhemukira rwose haba na hato. Nshuti mwene data dukomeje kubana muri gahunda yo kwiga ijambo ry'Imana ndakwibutsa ko dukomeje gahunda yo kwiga amahame 95 yo gutsindishirizwa ubuntu n'amahoro bikomeze kubana nawe muri byose ukorera muri iyi si birimo gukiranuka. Muri gahunda nziza dufite yo kwiga aya mahame uribuka ko ejo twasoreje ku ihame rya 26 ariko noneho tunareba incamake ikubiye mu cyigisho twe kwiga cya 5 cyitwa guhinduka. Twasobanukiwe ko guhinduka nyakuri ari uguhindura imibereho ariko mu kwiga iki cyigisho nshuti mwene data wibuke ko twize uburyo umuntu akwiriye guhinduka agahindura n'inyifato. Imibereho ya mbere yarafite igendanye no kwifuza kunyuranye n'ibyo Imana yifuza ibyo birarekwa hanyuma agatangira imibereho mishya ijyanye no gukunda iby'Imana ishaka. Kandi twabonye ko gahunda y'ijuru umuntu wahindutse by'ukuri niyo ashingiraho ntabwo agena amarangamutima ye ku giti cye ngo abari yashingiraho kwizera kwe nk'uko twabibonye mu gitabo cy'imibereho yejejwe kuri page yawe ya 6. Umuntu wahindutse by'ukuri gahunda y'ijuru niyo yubakiraho imibereho ya buri munsi ntabwo agena agakiza ko yihimbiye ntabwo umukristo yihimbira agakiza nta nubwo afata urugero runaka ngarirwa ashyiraho ngavuga ati ibi nimbikurikiza nzagira imibereho ya gikristo ahubwo ashingira ku ijambo ry'Imana icyo rivuga hanyuma icyo amaze gusobanukirwa akaba ari wo murongo mwiza agenderaho wo kumvira rya jambo ry'Imana akaryumvira ariko mu buryo bwo kudashaka kugira ngo anezeze amarangamutima kuko ari umuntu wumva ijambo ry'Imana we akaryumva mu ruhande rwo kugira ngo abashe gutwikira icyaha cye oya ntabwo ariko biri ahubwo ni uburyo bwo kugira gute bwo kuyoborwa n'iryo jambo yumvise agaharanira n'uburyo asohoza ibyo rimusaba. Nshuti mwene data rero dukomeje kwigana amahame 95 yo gutsindishirizwa ubuntu n'amahoro bikomeze kubana nawe. Tugeze rero mu cyigisho kindi cyigisho cyiza cyane kivuga kwihana kuvugwa na benshi kwihana guhora kuririmbwa abantu benshi babyise indirimbo ngo wihane ariko ugasanga nubwo bivugwa na benshi n'ababivuga ubwabo ntabwo baragera ku rugero rwiza rwo kwihana. Nkuko twabyize rero mu cyigisho gitambutse twabonye ko
kugira ngo umuntu agaragaze mu kubana n'Imana nk'umukristo, twabonye ko guhinduka no kwihana bikwiye guhoraho. Ni nayo mpamvu rero uyu munsi tugiye kwiga icyigisho cyo kwihana, uburyo bikwiriye gukorwa. Kwihana se gukwiriye kugenda gute ku muntu w'umukristo? Ese umuntu utaraba umukristo we n'icyo akwiriye gukora kugira agire kwihana nyakuri? Nshuti, iyo turebye hariya mu gitabo cyo kugana Yesu, ni kuri paje yaho ya 11, kuri paje yaho ya 11 dusobanukirwa kenshi uburyo kwihana byakabaye bikorwa. Kwihana nyakuri gukwiriye kugenda gute ku muntu w'umukristo? Ese ubundi kwihana kwakabaye iki? Kwihana mbere na mbere dukwiye gusobanukirwa ko ari ugutsindishirizwa. Ntabwo twebwe ubwacu dushobora kumva ko twakwihana, ahubwo icyo gihe habagiye kubaho gushaka gutwikira icyaha. Iyo umuntu agize agahinda k'icyaha ashobora kugaragaza ko yihanye, ariko nyamara ntabwo arabasha kwinjira mu murongo nyawo wo kwihana. Kwihana nyakuri rero, reka tubyumve hano muri iki cyigisho cyitwa kwihana. Ni mu kugana Yesu, rambura kuri paje ya 13 tubashe kugendana. Mbese umuntu yatsindishirizwa n'Imana ate? Umunyabyaha yahinduka umukiranutsi ate? Kristo niwe musubasha kutwuzuza n'Imana ngo twere. Ariko se niki cyatugeza kuri Kristo? Abantu benshi bajya babaza nk'ibyabo ku munsi wa Pentecote babajije ubwo bemezwaga ibyaha byabo, bati tugire dute? Ijambo rya mbere Petero yabasubije yagize ati ni mwihane, nkuko tubisoma hariya mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 2 umurongo wa 38. Ubwo bakomezaga rero kuganira, Petero yongera arababwira ati ni mwihane, ibyaha byanyu bihanagurwe. Na hariya ni mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 3 umurongo waho wa 19. Rero kwihana rero ni ukubabazwa n'ibyaha no kubicikaho, ariko nta wareka ibyaha atiyumvisemo ububi bwabyo. Kubicika byanikize ntibyatuma umuntu ahinduka by'ukuri. Hariho benshi bayoberwa kwihana nyakuri. Abantu benshi baterwa n'agahinda k'ibyaha byabo, bagaterwa n'agahinda kuko bacumuye, ndetse ugasanga bahindutse byanikize kuko batinya ingaruka z'ibyo byaha byabo. Bene uko rero kwihana nkuko ntabwo ariko Bibiliya yigisha. Usanga barizwa n'ishyano bagusha aho kurizwa n'ibyaha ubwabyo. Ahangaha dufashe nk'urugero, ni nkuko Yesawu yagenje ubwo yabonaga abonye abuze umugisha wo kuragwa na se. Nanone urundi rugero twabona ni nka Balamu, igihe yicwaga n'ubwoba atinya gupfa, igihe marayika aramuhagaze imbere afite inkota mu ntoki ze. Ahangaha yatinye marayika, ntabwo burya yari yemeye ibyaha. Nshuti mwene data rero, nyemera twinjire neza umaze kumva ayo magambo mu kugana Yesu, twinjire neza mu cyigisho cyo kwihana. Indirimbo yabaye ndende ndetse ku bantu batandukanye, usanga isubirwamo kenshi. Kwihana rero ni ukuhe? Twicishe bugufi dusenga, hanyuma dukomeze mu kanya kwihame rya 27. Uri kumwe na Daniel. Witeka Mana ikomeye, mwungere ubugingo bwacu umwanya nk'uyu, tuje imbere yawe, tuturije imbere yawe, turagusaba ngo bane natwe nk'uko byabaye mu bihe bishize. Bane natwe muri umwanya, twongere gukomeza kunguka byinshi bituyobora mu mibereho yacu buri munsi. Tugiye kwiga ijambo ryawe, gusobanura kube kwa mwuka wawe wera, ni kubo kwa marangamutima ya kimuntu. Hanyuma tuze gusoza twungutse byinshi bituyobora mu mibereho yacu buri munsi, bitubera impamba n'urwego bizatugeza mu bwami bwawe. Tubigusabye twizeye kubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Nshuti mwene data, nkomeje kuguha ikaze, nishimira ko wahisemo neza, wahisemo kwemera kumva ijambo ry'Imana. Mbega amahirwe atangaje, amahirwe ahebuje, amahirwe yo kureka iby'isi biguhugije ibyo ari byo byose, hanyuma ukemera guha umwanya kumva ijambo ry'Imana. Nta muntu ushobora kuba ari kumva ijambo ry'Imana ngo yumve abuze amahoro y'umutima. Nta muntu ushobora kuba ari kumva ijambo ry'Imana ndetse abyongeraho gusenga ngo abure
kumva ijwi rimubwira ngo kora iki cyiza cyo gukiranuka. Nuko rero nawe nshuti, umugambi watangiye ni mwiza, ukomeze ntuzasubira inyuma. Uyu munsi rero tugiye gukomeza ku ihame rya 27 rigira riti kwihana ni ukugira agahinda kuko wakoze icyaha no kugicikaho. Kwihana ni impano, bityo rero agahinda kuko wakoze icyaha no kukireka nabyo ni impano. Nshuti mwene data, ahangaha turatangira twumva ko agahinda umuntu ashobora kugira akariko kose adagahawe n'impano y'Imana, ntabwo ako gahinda kazaba ari ako kureka icyaha, kazaba ari agahinda kagamije kugira ngo gatwikire imibereho y'ubunyacyaha ikorerwe mu rwihisho, ahubwo ikomeze kuba mibi kurushaho. Ariko noneho umuntu watewe agahinda ni uko yakoze icyaha, uyu muntu azaba rwose ahindutse by'ukuri. Naha rero niho dushobora gusobanukirwa ko umuntu wahindutse abitewe na Mwuka Wera, abitewe no kumva ijambo ry'Imana, akumva yakoze ibinyuranye n'iby'ijambo ry'Imana rimusaba, uyu muntu niwe ushobora kwerekana ko yahindutse by'ukuri. Reka durebe amagambo ariko uyu mupasitori ari kutubwira ati, mu minsi ya mbere ngitangira umurimo nakoraga w'ivugabutumwa, nabayeho mu buryo bwarushije ubundi kumbangamira mu mibereho yanjye. Sinari narahindutse kandi sinari nzi uburyo nahinduka. Sinari narakijijwe kandi sinari nzi nuko nakwakira agakiza. Kandi rero ku muntu utarahindutse kandi utaranakijijwe, umurimo w'ibwirizabutumwa ni ikintu kiruhije cyane. Nshuti mwene data, uyu ni umupasitori uri kutubwira aho ingorane yarishingiye. Nuko igihe cy'impeshyi kiragira, itariki y'amateraniro makuru yari yegereje. Ku mupasitori rero mushya, kimwe n'abandi bose, nanjye nari nkwiriye gufata inshingano zimwe mu bijyanye no gutegura uburyo ayo materaniro makuru azaba. Nuko rero mu cyumweru cya mbere icyagombaga kubaho kwari ukubaka amahema. Icyo cyumweru nicyo cyabanzirizaga amateraniro makuru. Ababwiriza bari bararinganirijwe uwo murimo, babanje kubaka amahema bagombaga kubamo ubwabo. Nyuma bavuga ko bashaka kwidagadura. Ibyo ntabwo twari tubimenyereye. Nuko igihe twari duhuriye hagati y'imirongo y'amahema, dutangira kuganira twungurana ibitekerezo mu by'iyobokamana. Twajyaga impaka ku hantu intambara ya Harimagedoni ishobora kuzabera, kandi tukibaza niba amababa y'abamarayika ameze nk'ay'inyoni. Ku ruhande rwanjye naboneyeho mbaza umwe mu bapasitoro bamenyereye mu murimo ikibazo nahoranye iminsi. Mbese mumbwire, niki umuntu mushobora kumusubiza igihe ababajije ibyerekeye uko ashobora gukizwa? Ubwo umupasitori arambwira ati, mubwira ko mu buryo bwiza bunoze agomba kwihana. Nuko ndongera ndamubaza ati, bishatse kuvuga ko iyo ababwiye ko uburyo bwo gukiza mwamubwira kwihana, ariko se ababajije uburyo yakwihana byo mwamubwira gwiki? Aransubiza ati, ntuzi se ko kwihana ari ukugira agahinda k'ibyaha no kubireka? Nanone ndamubaza nti, ubwo bishatse kuvuga ko umuntu yacika ku byaha bye ari uko agomba kubanza kwihana? Ati, hari ukundi se nyine ni ukwihana. Nuko ndamubwira nti, reka turebe, ubwo se mwaba mushaka kuvuga ko kugira ngo umuntu acike ku byaha bye agomba kubicikaho, kandi kugira ngo yihane agomba kwihana? Avuga atangaye, ubonye anejejwe nuko nanjye namaze kubisobanukirwa. Ati, nibyo rwose. Nshuti mwene data, turi kwigana iri hame rya 27. Ni umwanya mwiza
tugize wo gusobanukirwa uburyo bwo kwihana nyakuri, kuko kenshi uzabona abantu bari kugwa mu mutego wo kwihana mu buryo bupfuye. Ugasanga umuntu ari kwifata agakora ibidakwiriye, ariko kugira kinge akademasa abandi akabagaragariza ko yihanye, ni ukuri akabereka ko basabye imbabazi, ariko nyamara akaza kubikora mu bundi buryo. Aha rero kwihana nyakuri turi kubona ni ukubanza guterwa agahinda n'icyaha. Wamara guterwa agahinda n'icyaha ukajya kukihana imbere y'Imana yawe, umuremyi wawe. Nk'uko twabibonye hano, Uwiteka hari amagambo yavuze ari kubwira Abalewi hariya mu gitabo cy'Abalewi mu gice cyaho cya 26 umurongo waho wa 21, ngo kandi nimukomeza kunyuranya nanjye mukanga kunyumvira, nzongera kandi 7 kubateza ibyago bihwanye n'ibyaha byanyu. Iyo dusobanukiwe neza kwihana, dusobanukirwa ko gukwiriye kuba guturutse ku gahinda k'icyaha. Aho Uwiteka ariko agira nanone imiburo itandukanye ageza ku bantu. Iyo usobanukiwe neza, nta ngaruka y'icyaha ishobora kubaho umuntu atarigeze yumva ijwi ry'Imana uko ryaba rije kose. Rishobora guca ku mwigisha, rishobora kuza rije kuri Mwuka Wera, ukumva ijwi riri kukubwira ngo icyo ni icyaha, icyo ugiye gukora ni icyaha, kandi ingaruka z'icyaha zirazwi, ziriho. Iyo dusomye ara mu Gutegeka kwa 2 igice cya 28 hadusobanura neza uburyo imigisha n'imivumo cyangwa n'ibihano ku muntu wakoze icyaha n'utagikoze bibangikanye. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu akora icyaha si rimwe si kabiri agisubiramo, ntabwo umuntu yakora icyaha rimwe ngaho igikore bwa kabiri atarumva ijwi rimubwira ko icyo ari icyaha. Ariko iyo akomeje kugenda gikora Uwiteka ashobora kumuha igihano, akabona igihano kimubeho rwose, akabona n'ingaruka z'icyaha, agahindukaho gake kuko nyine abona ingaruka ari mbi, ariko nanone akongera kuba yakongera gukora cya cyaha. Niho rero Uwiteka aza akamubwira nk'amagambo nk'aya ngaya aboneka ari mu Balewi igice cya 26 umurongo wa 21, ngo kandi nimukomeza kunyuranya nanjye mukanga kunyumvira, nzongera kandi 7 kubateza ibyago bihwanye n'ibyaha byanyu. Nzabatereza inyamaswa zo mu ishyamba zibanyage abana banyu, zirimbure amatungo yanyu, zibatubye inzira zanyu zisibe. Aha ngaha nubwo wenda turi kumva hano Uwiteka ari kuvuga ati nzabateza inyamaswa, ariko rero aha dukwiye gusobanukirwa ko uburyo bw'inyamaswa ari bwinshi. Zishobora kutaba inyamaswa, cyangwa zikaba zaba abanzi, zikaba zaba indwara, zikaba zaba ibyago bitandukanye ushobora gutezwa, ariko biturutse kuko utumvira amategeko y'Imana. Iyo dusomye hariya mu Gutegeka kwa 2 igice cyaho cya 28 dusobanukirwa neza ko ingaruka z'icyaha ziriho. Ingaruka z'icyaha ziriho kuko iyo urebye ingaruka zigenda zigera ku bakoze ibyaha ntizitinda. Turambure hariya muri Bibiliya ijambo ry'Imana, dusome igice cyaho cya 28. Twumve igice cyaho cya 28 hatubwira uburyo umuntu yagize umwete wo kumvira Uwiteka Imana. Nibwo buryo wa muntu umaze kwemera kwihana no kureka icyaha akwiriye kumva aya magambo aboneka mu Gutegeka kwa 2 igice cya 28. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi. Aha n'Uwiteka Imana iri kubwira umuntu, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nuwo kwitondera amategeko yayo ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mw'isi. Aha ukwiriye gusobanukirwa neza iki itegeko ry'Imana risobanuye. Ntabwo Uwiteka avuze ati ubwo umaze kumvira amategeko yanjye ngiye kusumbisha ibihugu bitandukanye n'ibindi bitandukanye. Ahubwo aha icyitwa amahanga ubundi umunyamahanga ni umuntu udakora ibyo Uwiteka Imana yishimira, ni umuntu utumvira ijambo ry'Imana. Aha rero icyo biba bisobanuye ni uko umuntu yaramutse yihannye kandi akumvira n'amategeko n'ijwi rya Mwuka Wera rimubwira ngo icyo ugiye gukora n'icyaha, Uwiteka
amuha umugisha, amuha amahoro y'umutima, kuko nicyo kintu gihenze abantu benshi babuze. ushobora kubona umuntu afite byinshi, atunze byinshi, yarageze kuri byinshi, ariko akaba abuze amahoro yo mu mutima. nuko rero Uwiteka Imana Umuremyi yabashije kuguha amahoro yo mu mutima. uko waba utunze twose, uko waba ubayeho kose, ushobora kubaho unezerewe. aho rero ntuzashidikanye ko Uwiteka atagusumbishije andi mahanga yose, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. ni imigisha itandukanye nk'uko uri kubibona aho ngaho mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 igice cya 28. ukomeze usome kugera hasi kugeza hariya ku murongo wa 14. ku murongo wa 14 ho haraza noneho hatugaragariza uko bimeze. ahangaha iyo dukomeza hariya ku murongo wa 15, ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngo utegeka uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. ahangaha Uwiteka ashyize ibintu bibiri imbere y'umuntu, amweretse ese muntu wanjye ko nkweretse icyiza nkakwereka n'ikibi, ni gute udakwiriye guhitamo icyiza ngo reka ikibi hanyuma ubashe kugira amahoro? iyo umuntu rero afite ibi bintu byombi mu mutima, ibi ni ukubera iki? nuko Imana yahaye umuntu uburenganzira bwo guhitamo icyiza n'ikibi. Imana ntabwo itwaza agahato, nyamara Satani we ushobora kugutwaza agahato, ariko ufite uburyo bwo kumutegeka. ijwi rya Mwuka Wera mbere y'uko umuntu akora ikintu icyo ari cyo cyose riba riri kumwe n'irya Satani, rimubwira ati ikintu gikora uzagera kuri ibi, ugere kuri ibi, ugere kuri ibi byiza byo muri iyi si. ariko nanone Umwuka Wera nawe akakubwira ati ibi nubikora uzagira ibi byago, umererwe gutya, ubeho gutya, uhure n'izi ngorane. ibyo byose byombuka byumva, ariko kubera kwifuza k'umuntu kwageze ku rwego ruhambaye muri iki gihe, umuntu akananirwa guhitamo kwihangana muri ako kanya, hanyuma akagwa. nshuti mwene data, rero twigana iki cyigisho cyiza cyane uburyo bwo kwihana. ndagusaba ngo wumvire ryajwi rikongorera rikubwira ngo dore imivumo ngiyi, dore ibyago ugiye kugira nibi, uryumvire hanyuma ubashe gusobanukirwa uko wabana n'Imana. ubusobanuro busanzwe bwo kwihana dusanga ku rupapuro rwa 17 rw'igitabo Kugana Yesu, bukoresha cyane amagambo agira ati kwihana gukubiyemo kugira umubabaro w'uko wakoze ibyaha ndetse ukabicikaho. ubu nibwo buryo bukwiriye kuba bugaragara ku muntu uwo ari we wese wiyemeje guhinduka no kureka icyaha. twibuke ko twiga icyigisho cya 5 cyo guhinduka, turi ku cya 6 cyo kwihana. icyigisho cya 6 twabonye ko umuntu uhindutse by'ukuri ahindura imibereho. aha rero iyo umaze guterwa agahinda nuko wacumuye, ukagira agahinda k'icyaha wakoze, ahangaha iyo ugiye kugisubiramo wumva utewe agahinda nuko wazongera kubabazwa no gukora icyaha. umuntu adashobora kubabazwa no gukora icyaha akumva biramubabaje, muteye agahinda, ntabwo byatuma atagisubiramo. igihe utarasobanukirwa n'agahinda k'icyaha ukagisaba imbabazi, ugasaba Imana imbabazi ngo ikubabarire ko wayicumuyeho, nibwo rero uzasanga umuntu asubira inyuma akongera gukora icyaha. ariko iyo wagize agahinda kumva ijambo ry'Imana rikagukora ku mutima, hari ukuntu umuntu yumva ijambo ry'Imana rwose rikamucengera, kumva araho rimukoze, akavuga ngo ni ukuri nakoze icyaha, akanabyivugira mu mutima we, akavuga nakoze icyaha, nayumutse ku Mana. hanyuma kandi nibirangiriraho agafata umwanzuro wo kuvuga ngo ndahindutse, sinzongera gukora icyaha, sinzongera guhemuka ku Mana yanjye, igihe nataye kirahagije, sinkwiriye gukomeza guta ikindi gihe. aha rero iyo umuntu afashe umugambi nk'uwo abasha kugira gute? abasha gutsinda icyaha icyo ari cyo cyose. ni nayo mpamvu rero ariko kwiriye gusobanukirwa ko kugira ibyo abigereho ntabwo yabyibashisha. twibuke ko kugira ucike ku cyaha twebonye dutangira ko ntabwo twebwe twabyishoboza,
ntabwo twabigeraho. Sobanukirwa amagambo twize twiga icyigisho cya mbere. Uribuka ko twatangiye ku cyigisho cya mbere cyo gutsindishirizwa, dusobanukirwa ko umukristo w'ukuri, umukristo nyakuri, wa wundi wemeye kugendera ku murongo wo kubana n'Imana, akwiriye kuba yarabitangiye ariko akakira Kristo mu bugingo bwe, akaba ari we umuyobora. Ni ukuvuga ngo amagambo avuga, ibyo atekereza n'imigambi agira byose akajya atekereza, ese iki kintu ngiye kuvuga, iki kintu ngiye gukora, iki kintu ngiye kugambirira, ese Yesu ari hano mu isi we yagikora? Ngo umukristo w'ukuri bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko umukristo w'ukuri biba bingana na Yesu. Umukristo w'ukuri biba bingana na Yesu. Yesu akora ate? Avuga ate? Yagambirira iki? Ni gute afata undi mugenzi wanjye? Ni gute akora iki n'iki? Ibyo byose, ikintu cyose agiye gukora akajya atekereza, se Yesu we aranyumva gute? Yesu we arambona gute? Sinaba ngiye kumubabaza, sinaba ngiye kumusubiza ku musaraba, kumubabaza ni gute? Nuko uzakora igihabanye n'icyo Mwuka Wera akubwira ati iki nicyo gukiranuka. Nshuti mwene data, aha ndi kukwibutsa mu byigisho twize twabonye n'icyigisho kijyanye no gusobanukirwa uburyo bw'icyaha. Aha rero turi kwiga noneho kwihana icyaha. Kwihana icyaha wabikora gute? Twabonye ko umuntu avuka akavukira muri kamere yo gukunda icyaha. Hari umuntu ukora icyaha rwose akumva kiramunejeje, ndetse neje akumva yagikora, ukwezi kugashira, kundi kugataha, umwaka ugashira, uwundi ukaza, akabona inyungu ni nyinshi ndetse mu buryo butandukanye. Ariko aha twasobanukiwe ko ibyo umuntu aba akora byose, uko yaba abikora kose, aho yaba ari hose, mu buryo ubwo ari bwo bwose, yumva ijwi rimubwira ngo icyo ugiye gukora ni icyaha. Aha ngaha dusobanukirwe ko umuntu avuka afite kamere y'icyaha, ariko akakira n'ijwi rya Mwuka Wera. Ntabwo arigura, ni impano ihabwa umuntu wese ugeze hano ku isi, rimubwira ngo icyo ugiye gukora ni icyaha. Iryo jwi rero ntirikeneye ko ribaho iyo habayeho ababwirizwa. N'ababwirizwa bashobora kuza, icyo bakora ni ugukangura no gusobanurira umuntu icyo Mwuka Wera yifuza kuri we. Ese ukwiriye kubaho gute? Ukwiriye kwirinda iki? Ukwiriye gukora iki? Kugira ukire wakora iki? Nicyo ababwiriza bakora. Ariko aha ngaha mu cyigisho cyo twigaga mu cya kabiri twasobanukiwe ko icyaha kivaho kigasobanurirwa umuntu, agasabwa no kukivamo, akayerekwa uburyo akwiriye kucyitwaraho, yerekwa n'ingaruka zacyo. Iryo ni ryajwi rya Mwuka Wera. Aha ngaha akaba atagifite urwitwazo rwo kuvuga ngo njyewe iki nagikoze ntakizi. Wenda dufashe nk'urugero, nta muntu ushobora kwica ngo ayoberwe kakoze icyaha. Aba afite igishyika ku mutima kimwereka ko icyakoze ari icyaha. Mu buryo nk'ubwo rero, uretse wenda n'ibyo abantu bita ngo ni ibyaha bikomeye, ariko n'ibindi byose byari byo byose ni icyaha, kandi ahabwa ijwi rimubwira ngo icyo ugiye gukora ni icyaha. Bisobanutse neza ko rero umuntu wese iyo akuze ahabwa ijwi rya Mwuka Wera musobanurira icyaha icyo ari cyo, agasobanurirwa nuko akwiriye kucyitwaraho. Aha ngaha turi kwiga rero aya mahame 95 yo gutsindishirizwa. Twize n'icyigisho cya gatatu, kwizera nyakuri. Kwizera gushingiye ku ijambo ry'Imana, atari ukwizera ko amarangamutima, atari ukwizera ko kwifuza biberewe muri iyi si nejeje. Umuntu ugasanga rwose aravuga ati njyewe nzagera kuri ibi, nizeye ko nzabigeraho, ariko ugasanga ni kwa guhumuriza amarangamutima, ntabwo bishingiye ku ijambo ry'Imana. Nuko rero kwizera nyako ni ukwizera urukundo rw'Imana, ugasobanukirwa urukundo rw'Imana, ntugire ikibazo ngo uvuga ati nk'uko Imana yacishije abandi mu muriro, abandi ikabakura mu rwobo rw'intare, abandi ikabambutsa inyanja itukura, inkike z'Yeriko zikaritagurika, nanjye Imana irangeza kuri ibi. Yego ni byiza, nibidukomeza muri umubiri ndetse bidufasha gusubizwamo imbaraga, ariko dukwiriye no gusobanukirwa ko babandi bahamyaga kwizera kwabo bemeye kubambwa, bacuritswe, abandi baterwa amabuye, abandi baratwikwa, ariko se bose si bahamyaga kwizera kwabo. Nuko rero nshuti mwene data, kwizera twize muri gahunda yo kwiga amahame 95 yo gutsindishirizwa ni ukwizera gushingira ku ijambo ry'Imana n'urukundo rwayo no gutegereza ubushake bwayo, abakaba ari bwo bujya mbere. Nshuti mwene data, turibuka ko twize cyigisho cya 4, kwitanga. Kwitanga se ni ukuhe? Kwitanga nyakuri
kwitanga gushingira ku cyo umuntu yumvise akavuga ati ni ukuri maze gusobanukirwa ko nahemutse ku Mana yanjye, maze gusobanukirwa ko numvise ijambo rikansobanura ko nkwiriye kuva muri ibi byaha. Hanyuma akitanga, umuntu akitanga akazinuka inyungu zose zo muri iyi si yakuraga mu byo gukiranirwa. Hari abantu buriya rwose bagira inyungu ziturutse mu mirimo mibi y'ibyaha byabo, bakagira inyungu rwose, bagatera imbere ndetse bakagera kuri byinshi binejeje, ariko biturutse mu musaruro w'ibyaha. Abo rero iyo bamaze kumva ijambo ry'Imana bakaryemera ko ribayobora, baritanga bakareka izo nyungu zose bakazizinukwa. Kuko kwitanga twize muri iki cyigisho cyiza cyane cya kane. Twakomeje twiga icyigisho cya gatanu, guhinduka ariko guhindura imibereho, guhindura inyifato. Umuntu uburyo yabagaho, uburyo yavugaga, uburyo yatekerezaga, imigambi yagiraga, byose bigahinduka. Guhinduka nyakuri, nguko guhinduka twize muri iki cyigisho cya gatanu. Turi ku cyigisho cyiza cyane cya gatandatu, kwihana nyakuri. Kwihana gutuma umuntu ava mu cyaha abitewe n'agahinda. Umuntu ava mu cyaha amaze kumva ijambo ry'Imana akavuga ati ni ukuri nahimutse ku Mana yanjye, muri uyu mwanya sinkwiriye gukomeza kuyiteshukaho. Nkuko rero tubisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 5:31, kwihana ni impano y'Imana. Iyo dusomye mu butumwa bwatoranije cyangwa messages choices kuri volume ya mbere paje ya 414 havuga heruye hati kwihana ndetse no kubabarirwa ubwabyo ni impano y'Imana muri Kristo Yesu. Nshuti mwene data, dukomeze twigane iki cyigisho cyiza cyane cyo kwihana. Turi ku ihame ryaho rya 27. Nuko rero ukwihana kose dushobora guharanira kwibyazamo ngo dukwigezeho twebwe ubwacu, uko si ukwihana nyakuri. Hari ukuntu umuntu wose ashobora kwibyazamo kwihana, ashobora no kurira amarira, ugasanga umuntu yarize ariko nyamara ari yamarira y'ingonara, yamarira adafite ashingiye, ugasanga nta guhinduka kwabayeho. Kwihana nyakuri rero ni uguterwa agahinda kavuye ku kumva ijambo ry'Imana no gusobanukirwa uburyo wahemutse ku Mana, hanyuma ukihana ubikuye ku mutima. Ntidushobora kwitera ako gahinda twebwe ubwacu, ahandi agahinda nyakuri ni impano. Gucika ku byaha ni impano nabyo. Ntabwo ducika ku byaha kugira ngo twihane, tubyumve neza. Ntabwo ducika ku byaha kugira ngo twihane, yego, ahubwo tujya kuri Yesu kugira ngo twihane, tukabona imibereho ya Yesu ko ikwiriye kuba imeze, tukayigereranya n'iyacu, tugasanga twarasayishije, tukabona naho turi. Mu Baroma igice cya 2:4 havuga heruye, havuga ngo kugira neza kw'Imana niko kuturehereza ku kubana n'Imana ariko twihanye. Ibi birumvikana neza iyo usobanukiwe urukundo rw'Imana, kumva uburyo yifuza ko umuntu abaho. Uru rukundo rutuma wowe ubwawe uvuga ati ese niba Imana yifuza ko mba gutya, nkirinda ibi n'ibi nyamara nkaba nkomeje kubikora, ahangaha ku Mana yanjye yandemye mbayeho nte? Nshuti, ndakurarikira gukomeza kubana natwe dusobanukirwa kwihana nyakuri. Gusobanukirwa kwihana nyakuri kudufasha kumva neza aho twari turi, hanyuma tukasinukwa cyangwa tugashimangira tujya mbere mu rugendo mu gihe twaba turi gukora ibyo Imana ishaka, ariko twasanga twarakoraga ibyaha, twari tubayeho mu buryo twakoraga ibyaha, tugahindukira tukava muri uwo murongo mubi wo gusuzugura Imana no kutayumvira, hanyuma tukabana nayo twihanye by'ukuri. Uko turushaho kumva neza urukundo rwa Yesu, niko turushaho gusobanukirwa urugero rw'ububi bw'icyaha. Iyo twize neza ubuzima bwa Yesu, tukitekerezaho, tugatekereza n'igitambo cye ku musaraba ku bwacu, umutima wacu urashenjagurika maze tukagira kwihana nyakuri. Nshuti, umuntu utarasobanukirwa n'urukundo rwa Yesu n'uburyo Yesu yifuza ko abaho, nibyo nakubwiraga mu kanya mbere mu magambo twavugaga haruguru ko umuntu burya kugira
abashe kubaho mu buryo bwo gukiranuka, agomba kuba imibereho ye yitwa umukristo, ariko umukristo ugira intekerezo zibaza ngo ese iki ngiye gukora Yesu ari hano ku isi yagikora, iki ngiye kuvuga Yesu ari hano ku isi yakivuga, bityo bikamufasha gusobanukirwa n'uburyo we akwiriye kubaho, ariko ari umukristo wahindutse by'ukuri. Icyaha kiba kiturembeje kandi kitakitureshya. Iyo tuvuze ijambo kureshya, hari ukuntu umuntu ashobora kuba yarafashe umurongo wo kureka icyaha, nibyo, ariko akaba agifite agatima kamurehareha gusubira mu cyaha, akajya atekereza inyungu yakoraga muri cya cyaha, bityo ugasanga ari kujya gusubirayo. Ariko icyo gihe aba atarasobanukirwa neza urukundo rwa Kristo. Iyo umutima wacu rero uhindutse by'ukuri, ibikorwa byacu nabyo birahinduka. Zirikana amagambo twize neza mu cyigisho cya 5 cyo guhinduka. Wibuka uburyo imibereho y'umuntu igomba guhinduka, kandi dusobanukirwa ubwo turi kwiga iki cyigisho cyo kwihana, dusobanukirwa ko guhinduka no kwihana ari uguhozaho. Ntabwo ugiye kwihana uyu munsi ngo ugende ukora ibyo wishakiye, uko ushatse ubeho uko ushatse, ngo nuko uyu munsi wihanye. Oya, twasobanukiwe ko guhinduka no kwihana ntabwo ari ingwate yo mu gihe kizaza, cyangwa se n'ingwate y'ejo, kubera ko kwihana nyakuri gukwiriye guhoraho mu mibereho ya Gikristo, kubera ko tukiri mu isi ikora ibyaha. Ibikorwa byacu rero nabyo birahinduka, maze tukakira ubuntu bwo kwihana tazigera twicuza. Hari umuntu ushobora kwihana icyaha ugasanga ahora yicuza impamvu yavuze icyaha cye, impamvu yihaniye icyaha cye, impamvu yagaragaje ko ari umukristo, ugasanga biramubangamiye. ngo ubwo navuze ko naretse iki cyaha, ngo ninyikora abantu barambona gute, ugasanga ahora yicuza imibereho nk'iyo. Ni ukuri umuntu wihannye abikuye ku mutima kandi ayobowe na Kristo, ntabwo azigera na gato yicuza kwihana kwe. Iyo wihannye rero wakire Yesu Kristo muri wowe, ntabwo uzigera wicuza kwihana kwawe. Ntabwo uzigera uvuga ati ngo ubwo nabwiye abantu ko ibi nabiretse, niba bimbonamo biragenda bite, ubwo nabayeho gutya abantu bambona ndi umukristo, nibambona mbayeho gutya biragenda gutya. Umuntu rero wihannye by'ukuri ahorana n'imbaraga yo gutsinda icyaha uko cyaba kimeze kose. Nanone kandi gusanga Yesu niyo ntambwe nyayo tugomba gutera kugira tubashe gutsinda icyaha mu buryo bweruye. Ese wasanga Yesu gute? Kwakira Yesu muri wowe nuko wiga ijambo ry'Imana kandi ugahora usenga, ukiga imibereho ya Kristo, uburyo ukwiriye kubaho, hanyuma ukemera no guhora utega ugutwi ryajwi rikubwira ngo icyo ugiye gukora ni icyaha. Mwana wanjye nacunguye, nabambiwe, nemeye kwitanga ku musaraba, nkava amaraso, nkambikwa ikamba ry'amahwa, none icyo ugiye gukora ko ari icyaha, wahindukiye ukakireka. Nshuti mwene data, yemerera tugane ku musozo turirimbana iyi ndirimbo. Mwabera b'umwami mwishimira ijambo rye, niryo rufati rwo kwizera kwanyu. Dore yababwiye byose ntacyo bahishe, ntitwabasha konge kuri iryo jambo ryiza cyangwa kuri kuko ari iry'Imana. Nugera mu kaga Yesu yasezera, kwaza kugoboka akakurengera. Amakuba yawe yose akubera umugisha, niyaza kweza rwose maze atumushika, niyaza kweza rwose akuboneze. Ibigeragezo nibikugwa gitu, ubuntu bwanjye buzaba buhagije. Ibirimi by'umuriro ntibigutinyishe, bizakongora ibya
bikuboneze, unamba ku Mana ntizamuhemukira, ntizamuharira umubisha na hato. Nubwo ingabo zose z'umwanzi zamusatira, ntizamuhemukira haba na hato. Nshuti mwene data, turasobanukirwa ko niba warahisemo kuba umukristo, hari imibereho umaze kwiga, umaze gusobanukirwa uko ukwiriye kubaho. Bigenderemo ntuhore urushya ijwi ry'Imana rikubwira ngo icyo uri gukora ni icyaha, ngo ukomeze ukigenderemo, ahubwo rya jwi rikubwira ngo icyo uri gukora ni icyaha ryumvire, hanyuma ugire imibereho ihindutse, kandi rwose uhinduke mu by'ukuri, uhindutse atari ugukinisha Mwuka Wera. Hano iyi ndirimbo impamvu tuyiririmbye no kugira ngo usobanukirwe, mwabera b'umwami mwishimira ijambo rye. Ntabwo ushobora kuba warakijijwe ngo witwe umukristo utishimira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ari kubangamira, ntabwo waba uri umukristo, kuko hano uravuga ngo niryo rufatiro rwo kwizera kwanyu. None se niba umuntu atemera ijambo ry'Imana, kwizera kwe kwaba gufatiye hehe? Dore yababwiye byose, ntacyo yabahishe. Hano umubwiriza aravuga ko nta n'icyo ashobora kongeraho. Icyo akwiriye kuvuga gusa ni ukukubwira, hanyuma wowe ukumvira irya jambo ry'Imana rikaba urufatiro rw'imibereho yawe. Hano baravuga ngo nugera mu kaga, Yesu yazisezeranye ko azakugoboka akakurengera, amakuba yawe yose azakubera umugisha. Dore rwose umukristo hari igihe ibyago bimugota, ndetse akagotwa, akavanwa hamwe ajya ahandi, atereganwa n'imibaraba y'ibibazo byo muri iyi si. Ugasanga kwizera kwe kwashikama, bya byago bikamuvana hamwe bikamutura mu mugisha, nuko akishima akanezerwa. Nuko rero umuntu wakiriye Yesu, nguko uko amugoboka, amusezeranya ko azabana nawe, akamugoboka, akamurengera. Ahangaha ariko nanone abandi ng'ibigeragezo n'ibikugwa gitumo, ubuntu bw'Imana buzaba bugize gute? Buzaba buhagije. Ibirimi by'umuriro ntibigutinyishe. Ni ukuri uzasanga ibigeragezo kenshi bikangura abantu ibitotsi byo bari barimo byo guhora banejejwe n'icyaha, bagahumuka. Nguko uko ibigeragezo rero bigwa umuntu gitumo, akibuka ko Imana ibaho, nyamara atarigeze abaho yubaha Imana. Ariko ibigeragezo byaza agatakamba akagira gute? Akabivamo. Ngo bizakongora ibyaha usigara utunganye, bizakongora ibyaha bikuboneze. Buriya mu byago yakubitana n'ibyago bihambaye, agahumuka akibuka ko Imana ibaho kandi ari ishobora kumurengera, akazamuka mu gakiza gutyo kubw'ibyago ahuye nabyo. Iyi ndirimbo ni nziza cyane. Nuko umuntu yakwakira ibyo byago, bikaba ari byo rero bikwiriye kumweza nk'ibiri mu by'umuriro. Umuririmbyi hano yaravuze ngo ubuntu bwanjye buzaba buhagije, ati birimo iby'umuriro ntibigutinyishe, bizakongora ibyaha usigara utunganye, bizakongora ibyaha bikuboneze. Niko yavuze. Ahangaha nanone ariko akongera agasoza avuga ati unamba ku Mana. Umuntu unamba ku Mana, kunamba ni nko kuguma cyangwa kwibanira n'Imana byiteka, ntizamuhemukira, ntizamuharira umubisha na hato. Umuntu ubana n'Imana, Imana ntizamuhemukira, ntizamuharira umubisha na hato. Nubwo ingabo zose z'umwanzi zamusatira, Imana ntizigera imuhemukira haba na hato. Nshuti mwene data, twari turi kwigana iri hame rya 27 mu mahame 95 yo gutsindishirizwa. Ubu n'amahoro bikomeze kubana nawe, kandi nkurarikira gukomeza kwigana natwe muri iyi gahunda yo kwiga amahame 95 yo gutsindishirizwa. Wari uri kumwe na Daniel. Dusoze dusenga, gahunda tuzakomezeje. Uwiteka Mana ikomeye, mwungeri w'ubugingo bwacu, tugushimira urukundo rwawe, imbabazi tugaragariza uko bwije nuko bukeye. Uracyabukira ntacyo twiyungura, ariko urukundo rwawe rurakomeza rukatwigaragariza. Duhumura amaso,
dukore ku maso duhumuke dusobanukirwe ko tubeshejweho nawe turamishwa nawe kubw'urukundo rwo kugira ngo tuve mu byaha. Mwami twize ijambo ryawe niribareke amasigara cyicaro, ahubwo ritubere impamba n'urwego rwo kuva mu byaha kugira tuzazamurwe mu ijuru tudafite umugayo imbere yawe. Ese n'imbabazi zawe ukomeze kuyobora iyi gahunda yo kwiga 95 yo gutsindishirizwa. Mu izina rya Yesu, amen.